hera ntago nza baribo ni wowe uri bunyinjize yego kuko RBA igira abanyamakuru benshi yego ubwo uravuga n'ibiganiro yego baheruka kwangaja Kate Amin Nkuru Nziza Gustave yego muri RBA iwacu yego ubwo rero hari n'abandi Kestu hari ba Christella muri Morning Cafe hari Martina hakaba Josh Challenge hakaza Serika na Martina yego hakaza DJ Sonia yego n'abanyamakuru benshi ubwo urahitamo aho reka twinjire gutya cyane narababwiye ngo RBA iyi mujye muyifata nka ministeri y'itangazamakuru murabyumva ni mubyumva barabyumva tubashyigikire ni tubashyigikire muzashyigikira bande se ni mutaba impindura amatwara ziragora zirakomera yego kubyumva biragora cyane gutakaza akazi biragora ubwo Anita Pendo yagendaga ntago yasezeye Sandrine Sheja muri ya karati jya hariya mvuye dore uragerageza dore inkubi y'umuyaga serwakira bigenze bite tsunami cya tornado yego aramurabura cyane nahise ninjira mu mwandiko wa ba DJ Bisoso nsobanura uburyo babonye akazi sinavuga ngo batagakwiriye kuko yagiye yimana igihugu kuva kera ku mafespade ku mafestival kuva kera za 2004 ndetse na guma ariko we ku cyitwa qualification ntago yarayujuje ariko kubera yari afite company kandi ikenewe na RBA cyangwa RTV iturunama aba DJs we yahawe akazi nka company ari wakara n'umwe mu bayobozi bahariya tizana company biracamo bariya abahungu bawurajya ubamenyera agafanta cyane twe dukorana na company ibyo byose ku mahindura ya Mukura nako ya Isheja wimana igihugu blessing igihugu byahise biba zero mwabyumvise yego cyo gihe nari ndi kumwe na Chief Editor tumusuhuza reka mere rero kuri abo banyamakuru bameze nkaho babonye blessing nk'iyo Bisoso yabonye uwa mbere bamwita DJ cya Selector Faba arimo bamubwiye ati tuviraha ari kuri liste bamubwiye ngo tuviraha kubera yakoze iki none se nyine akora iki erega iyo abatuyoboye hejuru bapointinze umuntu baba bazi icyaje gukora baba bazi icyo ashoboye niyo mpamvu ubuyobozi bukuru bwacu butajya bwibeshya baba bazi ko Sandrine Sheja w'amaraso mashya w'umujene bari bazi icyo ashoboye na decision afata cyane aho harimo keyword Selector Faba we nawe byabaye nk'ibya DJ Bisoso mu gihe Kesito yari iri kuza bakeneye abana bafite IQ bafite ama content ngo Kesito yagure nuwo mujyo Selector Faba yahawe makazi apresenta content arangije nabo baramubwira ngo yego batikinga box uri kumva cyane nuko yabonye akazi yego icyambabaje kuruta ibindi nuko bamaze kumwirukana umuntu bita Kate Gustave baragenda baraganira uri kumva icyo kintu yego arangije aramubwira ngo nzajya mpora ngutumira ahangaha mu kiganiro cyitwa RBA iwacu urabyibuka back in the days ubwo yazanaga mu producer n'umusani ngo batwereke uburyo bakora indirimbo urabyibuka Traxleya na JC yego ubu noneho ngo biza amayeri ngo yo kugira ngo ajye ahora mubera umutumirwa abamukunda abasheribe ababyeyi abamukurikirana ntibazamenya ko yirukanywe kuko azajya ahora aza nk'umudije wa kihariya kwa Kate Gustave for how long baburetse kwa Kate Gustave ntibazabimenya erega icyambere n'ukwiyakira buri abatariyakira Kate Gustave bamuhaye akazi ejo bundi arabizi ko amisi sangwa atanamurushije amanota oya baburetse ikize twihanganisha amisangwa yego shamfura yanyu tumwimane yego ageraho nawe barumvikana ngo uzajya uhora umbera umutumirwa
mu mayeri nk'uko nari kuzana Traxleya nk'uko nari kuzana nde cyangwa undi mu DJ nka DJ Clean ntago bazabimenya. Icyambere n'ukuri kuri platform hari abantu benshi hano mu gihugu bagiye babona platform batanahembwa ariko ikabademara ikabatera nkunga bakaza ubu bari bukaza bukamufata yego ubu Katege Stave babona ntabizi ntago Faba bamwirukanye uwo babirukanye ni uheraho uvuga ngo ahora aza yikurikiranye ubu butumwa bugere kuri Sandrina Sheja. None si ikibazo nibaza yego Faba yirukanywe kubera incompetence adashobora ndaje magere yego. Nimero 2 yego bamwita Kristera. Oya Kristera are you sure? Erikada Erichoro Kristera uramuzi? Uramuzi? Yego. Umuzi wiki? Oya mbabarira komeza. Ntago muzi umuntu wigeze kuza muri Friday Friday abantu bakajya bakanavuga ati yaje yagotomeye. Urabyibuka ibyo bihe? Yego. Urabyibuka ibyo bihe? Yego. Hari uwagiye kubyara nibiki cyane araza teka ingova yego bagaturumbura. Uyu ni umwamikazi w'inkuru zo kuri tele kuvloginga kuri Fashion Nikira. Fashion Killer yego ya Airasta yego. Kristera nyuma y'ibya fashion yagezeho yijandika no mu yindi content ubwo bavuga ngo iyi content yawe turayanze iratugora isaba kujya tele isaba ahantu heza isaba abandi bantu bari ku rundi rwego iratugoye turayanze towa yego. None wowe idemarike kuri IQ yawe uzana indi content cyashyu dukonfirime arabyemera azana content nshya yitwa ngo Suramuzi. Uyu ni umwamikazi wo kuri tele abavloginga iyo content yahuzaga abantu unfortunately yayikoze 2 times or 3 yego. Suramuzi ahuza abakundanye cyangwa bakundana cyangwa abantu cyane. Iyo content ayizanye abayobozi bakuru baramubwira ngo nta kirimo agenda karamubaga gahera mu manoka zamuka birangira yanditse ibaruwa isezera ariko noneho amakuru y'umukada amusumira. Uyu ni madamu w'umuzungu afite akayabo ni umukire ntago yirukanywe ahubwo nyuma y'uko abona impindura amatwara abona igitutu abona ko content isaba IQ amayeri menshi arangije yandika urwandiko arabasezera. Cyane wazima ngewe ngiye kurya akayabo urwego rwanjye mu rumenye yego. uwo Kristera murabyumvise ko banenze content ye ya mbere agageraho akazana indi nayo akayikora inshuro zinga. Tumwihanganishe ikigo nka RBA haje intare aba elite kandi intare y'ingore niyigira ite mu ishyamba nihiga ikubanuka ishyamba ahantu nkaho yego. Kristera muramwumvise umuntu wungirije Deje nka Sandrine tuzi ibiganiro yagiye akora ku Isango Star kuva za Huye ari kuri Sarusi akaza muri Sunday Night agakora ikiganiro akagisigira akora na Antoinette akagisigira Aisa Kiza nawe akitereka akongera akajya kuri KFM akagaragaza ubushongore n'ubukaka ko yayobora radio ikabi ya mbere mu gihugu hembwa miliyoni zingahe. Yego. None ibyo indi radio yaza nka Kiss FM ahembwa miliyoni zingahe. Munyamakuru wa make kuri Kiss FM nta munyamakuru ujya munsi ya 700 ubwo umuyobozi wayo yayoraga zingahe. Yego ndakunda Sandrine Sheja agatereka Kiss FM ikaba radio yayoboye ikiragano cyo guhera muri za 2010 na kangahe ku muziki. Umuntu wese ushaka kwitereka no gutwika no kugira amenyekane Sandrine atagusinyeho atasinye ku ndirimbo yawe akaba ari kwa heri akaba ari ryiza Yesu yasize ubuki mu gitondo n'ubuki cyangwa ni konfiti ijwi rye ryasizwe iki ubuki ku buryo rijya muri Tempanike Mamburan ukumva ibintu ni waza yande ya Austin. Erikada yari compliment kuri Vice Deje Sandrine Sheja uri gukora retushe dore ko ari cyo
tumushime. Impinduka ziragora cyane, muzabyumva nyuma y'umwaka azaba afite noneho urubyiruko ruzi icyo gukora. Ntabwo nigeze kubwira Jarasi ubwo baturumburaga uwitwa cyane, ariko tunihanganishe yasohotse hariya bitari gududo. ndagira ngo wimane unihanganishe Faba, unihanganishe Christelle. Ntabyo nshaka, nta kibazo, ntabyo nshaka. komeza nari ubutumwa bugere kuri Katege Stave. Uranyumva? Ntabwo unyumva. ndakumva Erika. Berereka yego coro uwitwa Kamirindi Joshua ariteretse kuri Kesitu, copy paste nawe baguze content ye Josh challenge. Icyambabaje nuko na Farimeri sinagacira muha nyuma yo kukamutesha. Si we wenyine, nabandi yareka batesheje, kandi umenya abana mugendana kandi with minimum cost. Arangije content ye ubwo urumva yirirwaga yicururiza kuri YouTube. Josh challenge biremewe. Yego ntago yamenye ko umuntu wamugambaniye ari Babujo umukomediye. Noneho Kamirindi yakoraga content kuri Kesitu, bayihaye 0 cya mu rugo. Noneho Babu amuca inyuma icyitwa Ruhinga, adiringa akazi. Urabizi ku ndimi nawe nakasa. Na Kamirindi aragerageza ku Cyongereza, bizi guturuka mu yego cyane. Babu we noneho Imana iyo yaje kuguha umugisha Karuri muri Canada, Safi yagaraguje icyo ntavuze. Nayo wazanye akantu kavuga ngo ni gukereresha igira gute yagutegera. Noneho Babu we bahise bamukubita content irimo akantu k'agakomedi kenshi, noneho kurara TV atari Kesitu. Joshua Kamirindi wazaga amenagura Farimerisi, ntagazi ko platform ya Merisi itereka abayobozi bakuru, itereka abantu bimana igihugu bagisusurutsa. Mama Scofi abadushumbye arabateretse. Umuyobozi cyangwa umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha cyane ntago yamuteretse cyane. None Joshua ari kumumenagura yitwaje Kesitu. Nagimuhira kuko ubuyobozi bwa RBA ntago bwatikinze. Erikada Gendi kugendana na Sandrine Sheje nibyo, ariko yego impinduka nimba zibaye niba byakire niziba mwibanga munyemerera umukada ngenza bibabwire. Ariko nanone yego munabura se ejo yajya n'ahandi ntabwo yabura databuje. Urakoze cyane. Umva noneho karahabutaka. Yego iyi nkuru Gloria Mukama naransobanukiwe ntansobanukiwe. Gloria se ashinzwe iki? So wayoboraga niwe uyobora se Kesitu niko numvishe. Oya, kandi n'ubu buyobozi se bwarahindutse, kandi ari we ndi guha ubutumwa cyane. Umunyamakuru yitwa Gasaro Tracy, uramuzi? Numuzi? Ndamuzi. Morning Cafe. Yego na Maritina we yageze ku rwego bamupromotinga akajya no mu makuru. Uriya yamaze kuba goti kwa kidudubiza. Ariko ndagira ngo ngaruke ku kantu gato yakitwa Sarere. RBA ikofaringa good working condition, ariko ikijyanye na Sarere private sector ziba zatumbagiye cyane, zo ziba ziri ku rundi rwego. Birazwi nyuma yuko yiyeguriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, nyuma yuko Imana mu blessings ikamuhereza umugabo mwiza ufite ijambo ry'Imana mu kanwa ke no kuririmba muri Women Foundation. None Imana ikabasigiriza. Yego umuntu bita Apostle Mignone, umukozi w'Imana yise amutera imboni, aramushimashima. Aba n'abaramyi bakomeye, kugeza ubwo agikora no kuri Kesitu yajyaga agera ku rwego ngo bajya muri video shooting iz'indirimbo zabo agafata indege akigendera. Agata Kesitu akambuka Kagitumba se na Rusumba hafase ahasi saba indege na kwimodoka kuvuga indege. Yego indege yayihinduye bisi akajarira Rwandeya, kandi bikavugwa yuko na famiye ye yiteretse mu bijyanye na bank statement. Oya yize neza, yakuze neza, amazeru menshi abari inyuma. menshi. Yego noneho bihumira ku mirari ubwo Apostle Mignone yatangiraga kugenda demarika abantu. Ubu iyo uje kubwiriza kwa muri Women Foundation irasobanutse. Yego umuntu waje kubwiriza Cyuramiri
ngo nawe aba ari intoranywa Ikiro. babaramyi bakoresha umwuka mwinshi bahaguma Acyo. abatumisha inka bane bakatambuka ari bo bazamura uturirimbo twiza dukora ku mitima agacyura ikiro we cy'amahera n'umugabo we Diwo yahise afata uwitwa Gasaro Tracy amutereka kuri salere ya miliyoni 2. oya umuntu wahembwaga 500,000 muramunenga iki muramurenganya iki ngicyo munenga gikada nuko yajyaga nyina nigendera muri izo gahunda agatakaza reka ushaka no kubwira abantu ati ndarwaye cyangwa bimeze gutya cyangwa gutya Ako. cya mbere ni ifungo ubwo nta Twese ruhushya tuba kuko yabaga dushaka yanasabye ko justification yo nta kwikavaringa n'uruhushya justification yo kwikavaringa yego mbere ziriya telefone reka mbanze nsome ijambo ry'Imana ryaratureze rirakora. Iki ni igitabo cyasomwe n'abantu benshi ku isi cyane ibyanditswe byera yego turi kugendana yego muri Zaburi 5:6 wereye kuri 12 haranditse ngo Imana niyo niringiye sinzatinya abantu babasha kuntwara iki hariho akabazo ugiye gukorera Imana